rero madamu ngiye ubu akakanya mbona ngiye mu kazi bya bintu byawe byo kumfatira abana nabi ndabirambiwe nkibeshye nkaza ngasanga ngo umwana ngo wamukubise nawe ndeta ngushyiramo iki oya rwose ntago nabikoze urabizi kandi ko nkuba kunyubaha kwawe se biratuma nava mu kazi ngo nyaka amafaranga yo kurya aya kwa akasuzi ko ari akazi ngira niba kubera ikirero nakazi ugira ibyo nivyo bintu ugomba kunsobanura ariko nshakiye se kuba naragugushakiye se ni ngombwa nyinge ugomba kugushakira akazi cyangwa ni wowe ugomba gushaka akazi twese tugahuriza hamwe tukavanga umutungo bitangiye uhaha mu rugo cyenyine ugomba kunshakira akazi wakwanga kugashaka nyine biriya byana byawe uzabyivugana nanga nzabata uzagira iki nzabatana ahubwo sa kugira ngo kugira ngo bate nabizi watumutse akakanya ukagenda kwena cano kwibona n'uburyo nazana indaya yavuze ngo urabona uburyo mitanzana ibirayi tugateka agafiriti wabihashye se nona ubihashye nje ntago nahaha ibirayi akakanya kubera ko wowe urya cyane cyetse umuntu ahashye nk'ibiro nka 20 nibyo byaguhaza wowe n'abari abana bawe ubyara nkaho udatekereza ugomba kunsobanura ukuntu ubyara kuriya ukakomeza ukabyara nungire n'inama nanjye ngakomeza nkakubyara aho komeze nk'ikigori ry'ibite byawe ubundi umugore niwe mutima w'urugo niwe ugomba kumenya abana agomba kubyara kubera ko umugabo twe dukunda kubyara utambwira ngo tureke kubyara nanjye ngakomeza nkakubyaza mpaka kubera ibyo bintu byemera ariko wa mugabo iyo mbwira ngo ndabyara buri munsi njyara atari wowe ubiteye ariko reka banze mubaze mubwiye ngo turi nko mu gitanda nkakubwira ngo hinduka byanga wabiki iyo mbyanze ntuhita nkubita inkonje utangira kuvuga inkonje buriya kugutangira kugukubita inkonje rero cyane ikimenyetso cyane kikwereka ko nyine ndimo nanjye ndabivamo umva rero nkubwire wa mugabo niba urimo kubivamo bivemo burundu kugira ngo mbivemo neza rero ngiye kuva aha muri uru rugo mare nk'imyaka 5 n'abahangaha kugira ngo tutongera kubyara kandi niba ari uko bimeze ngiye kujya nshaka ikigabo hafi aha kugira ngo ntazapfa ngo rero reka mbwire madamu ubone mu gikari God have mercy upon us. hari ibintu bacaka kwibaza ubundi gute ngewe karyarwo nsuzugurwa nkasuzugurwa n'umugore byo zariya umukobwa wa mbere turi buhure ndahita mutereta wowe nureba nabe ndakwirukana ubundi abana 12 maze kubyara nawe yambyarira utundi nka 5 bakaba nka 17 Jesus yego wanjye niyo kubyara abana 20 urimo satanisha ntabwo ari gusa ahubwo hari imize nacyo tumenye ndimeze reka mbwire rero usko bikase ese ko ndi burunguruka nk'akajura ushaka ko ndakwibufite ahubwo dore mbanze nkubwire sibyo urabona umuntu w'umugabo nkanje bansotsemo hariya nguruka nyine kubera ko buriya papa yakubonye ukase utamubwiye mushobora guhita mugira ikintu mu ariko se wa mugabo ko ndaje nangira bite byawe tangira rega kintu kiba gitumye ngiye ngutangira urumva urabona ngende umugabo kandi nta mugore nawe urakuze urumva nyine dushaka kubihuza bivamo nese ndakubwiye ko nkuze ubinsomye mubona muze urakuye bigaragara shaka ukuze kandi nanjye ndakuze urumva gataduhuza Nanasha nuko batereta nagaruka batereta rese uragira ngo mwinginga ngubwira ngo nyine ntago ninginga urabyemera cyangwa ntabwo byemera ako none abantu baraseta none abantu basigaye batereta nk'ibicucu nduzi ko ari ubugoryi bukurimo gusa ubwo urabona nabo umugore wawe koko umva mubwire bantu rebe nikote wambaye riko nanjye undebe unyitegereze we nawe natari satani imwe mbi mbanze ngwitegereze nakwitegereze urabona uri igiki Nyampinga Nyampinga ni ibiki Nyampinga n'umukobwa mwiza we ubu se yo nkawe yo wirebye uri gutambuka mu muhanda ububona uri mwiza ariko se ko watangiye unere tukawutangiye kuntu ibigambo by'ubugore yewe ntabwo uzi gutereta sorry I'm sorry umva rero ngubwire Nyampinga ndamutse nzamutse nawe gatomboka ntago twahuriza ahubwo wereka manze ngubwire urumva uri muri essence yo guteretana wereka utuntu twikorera wapi ahubwo mu mugabo mwiza ukari we nje urabona nta gutereta ngiye buriya oya we ntago twabura buriya reka mubwire ngiye nta mwana ngira nta mugore ngira ndacyari n'imana ndacyari n'akamanzi nta mwana n'umugore uramutse unyemereye wowe nahita ngira umugore kubera ko nta mugore nigeze nigera mu buzima papa urashize none papa uriya ni ukugera utanasezeye koko mama nyine yaramwiye amafaranga yo guhaha da nkarimo kugenda nk'ishoye 2 none se
iyi ni nawe ugiye kuburungushura muri aya masaha cyane we ko uyu nguyu ari umuntu turimo turapanga uburyo tugiye gukora akazi urabona ari indaya uyu nguyu ni umuntu duhuye urimo urandangira akazi tujye kugakora itonde mva nkubwire ibyo twumvikana ugomba kungira umugore w'akazi se wowe mu bintu twavuganye ibintu by'abagore hari birimo none se reka mbanze nkubwire wambwiye ngo uri imanzi uru rwavumba se ruvuye ko rukwise papa madasi ndi ndavumba ariko wa mugore we sinkuzi reka kwita umwana wanjye rwavumba n'umwana w'inyembe none se ko wavuze kuri imanzi n'ibyo abana birimo se ntabwo ari uwanjye mu kumubyara turavuka uvukana nawe nose urabona tutangana ariko njye nitagera ngo umwana wandi bakaryama uyu ni papa da no mu maraso uyu ni papa baramuzi hano hose mu isanzwe basigaye babyara ari imanzi yakubwiye ko ari imanzi nari mbizi ntabwo uzuganira n'abagore utagiye gukubita muri baramubwire wakagahungu kawe musigarane ibyanyu yitwa uri imanzi mubwire rero wa cyana ukansobanurira uburyo ki njyewe n'ikigiti cyana ugatuma kinshi none njye namukurarikiye wowe na nyina ako ubumenye ko ndi kuburi papa sire kureba kamera nyine kugenda wifatira indaya ngo tubone ibyo nkoze n'ibyo mvuze uba ugomba kubigenderaho nta kintu kimwe uba ugomba guhindura wambe sire mvuye mu rugo nshwanye na nyoko none nawe uje umvangira bene aka kageni none se ubundi mama wundi ntabwo uhagije buriya ra ese birakureba ngaho musambanya nyine uwo washakaga ndio kubwe wowe na nyoko uyu munsi ntabwo muri bunyire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niko hanyuma nkacyakubaza reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga